ndongorera umugore ariko wowe wabikora kibintu nshinje warambonye ndongora umugore wa urwo rujya rgukubiza uri kugerageza gukora iki nicyo kintu ndi kukubaza ahubwo se ndabona n'izindi nkwa ko numva nizo nanyweye zishize ahantu kurushyira reka nkubwire Ben twubahane sibyo ngenda rangi ndanigende gusa reke twubahane umugore wundi tuba twaratanze inkwano tukajya iwabo ababyeyi bakatumenya bakatwakira nubwo turi abasinzi bakatwakira batwizeye nawe uzashaka uwukwizera umurongore umuzane muri kino cyumba cyawe kimwe rero bofu hari ikintu nashaka kukubwira nshaka kukubwira ituwemo turi babiri nta wundi muntu urabona ko nta wundi muntu uri hano niteze amatwi urareba twebwe abagore ntabwo duteye nk'amwe abagabo urareba umugabo isaha n'isaha umunota ku munota yakeneye umugore cyangwa umuhungu yakenera umukobwa ariko twebwe abagore ntabwo ariko bimeze urareba nk'iyo umugore adafite akazi ashobora gukenera umugabo we nka 2 mu kwezi cyangwa 3 noneho iyo afite akazi nta na kimwe amukeneraho pe cyane urebye nkanjye kubera nanjye akazi nsigaye mfite umugabo wanjye aranyumva cyane sasa rero hari ikintu numvise umuntu wanjye hari ibyo yambwiye ambwira uburyo bimeze nabyumvise ariko rero ntugire ikintu uza kugira ukeke we wakeka ko afite udusore cyangwa abandi bagabo ajyamo cyangwa yaba guca inyuma ubyumve ko ari ibintu nyine bibaho ni ibintu biri normal ikindi njya numva ngo umuhoza ku nkeke ukamubuza amahwemo ibyo bintu ntabwo aba ari sawa pe urareba umugore ufite akazi isaha n'isaha arakudepana ureba iyo iterambere ry'umugore naryo terambere ry'urugo iyo umugore nta kazi afite cyangwa nta kintu akumariye ari umugore wicara nta kintu yakumarira pe ibyo bintu rero byo kuvuga ngo gukora imibonano ntukabimuhoze ku nkeke umubuza amahoro ujye ureka ubihe igihe cyabyo nawe abanza bitekerezeho sibyo se Linda none se bofu ntabwo twavuze ko ari ibanga rya babiri kwampamagara gutyo shiri cyane tuganire gatoya kurangira ugenze se sheri kamubaza ikibazo kimwe kuva ryari ibanga ry'urugo warigize indirimbo muri quartier what ibanga ryo mu rugo hagati yanjye nawe sino mu rugo gusa ni no mu cyumba gute mbyumva sheri bebe urukumva muri kumvugisha gusa ibanga ryo mu rugo bwoko ki uramamagaye gutyo uhita ngo ibanga ryo mu rugo byagenze guteze bigenze gute nari ndi kumubwira byamwe twahoze tuganiraho nose hari ibintu bya danje rego uyu n'umuvandimwe wanjye uyu ni amaraso yanjye namuhisha iki sheri namuhisha iki buriya rero sheri wanjye hari ibanga riba ritagomba no kubwirwa umubyeyi kansi ko muvandimwe ibintu bibera mu rugo ubundi biguma mu rugo ntago ari ibintu bijya hanze gutyo uwo bimubwiye umwizeye yego uyu nawe afite undi yizeye uwo yizeye azabibwira nawe azabibwira undi yizeye paka wumve ngo urugo rwagiye hanze ariko sansi uri kubimubwiramo ntabwo ari byo no oya nta kindi ngende twajyaga inama nka bofre wanjye kandi uyu ni umuvandimwe wanjye Ega sheri urugo rwubakwa n'ibanga bebe nawe urakarye
uyu ni umuvandimwe wanjye twose rimwe umbwira gute ngo njye nceceka ku buryo tutanaganira none se ni igipupe ku buryo azajya azana tuganire ku bintu by'ingenzi. Ese sheri wemera ko njye nawe turi umwe? Iyo dufitanye ibanga hagati yanjye nawe rero iryo banga riba ari iry'umuntu umwe. Iyo haje mu ndi wa kabiri ku ruhande ntabwo riba rikiri ibanga. Ariko ndumva wabiremereje. Ndi kuganira n'umugore wanjye. Nta kintu cya danje cyari kirimo pe. Wife. Twaganiraga. Ibi ntabwo bikwiye. Yego ndabizi ni umuvandimwe. Ariko hari n'ibyo udakwiye kubwira umubyeyi wawe. Kanswe umuvandimwe. Nsi ubwo ni igiki utabwira umubyeyi wawe? Ibibera mu rugo. Aha ni mu rugo. Aha ni iwacu. Ni iwanjye nawe turi umwe. Ibibazo byacu nitwe tugomba kubireba tukabikemura. Niba hari ikibazo cyabaye ntago inama ujya kuzikura hanze. Nge ndahari. Yego. Shangiye numvaga nabyada numvaga nyine nta mpamvu ihari ifatika yatuma nabwira umuvandimwe uko mbyumva. Kandi yagombaga kumbaza amakuru yo mu rugo nkamubwira amakuru yo mu rugo. Hari amakuru yo mu rugo ugomba kumuha. Hari n'ibindi byinshi byo kuganira nawe gusa ibyo mu cyumba ndumva atari ngombwa rwose kuzongera no kubimubwiraho. Nose bofu umuryango ndi kuganira na madamu wanjye mbabarira cyane. Toroshye kandi genda. Nose ubwo ntabwo yongera kuvuga ngo kubera kuri kuganira nanjye sheri. Akushiri nawe kandi buri munsi urakabya. Ibintu bye byose urakabya. Si wagiye wiyoroshya bwa rimwe ukajya wumva uko abandi nabo uko babyumva nakaba ari kubyumva. Sweetheart ntago ari ugukabya. No gusigasira urukundo rwanjye nawe. Urwo rukundo rurakabije. Ndabashimiye cyane ko mwongeye kumakara mu rugo rwanjye. Yego urakoze nawe turagushimiye cyane kuba witabiriye. Okay, mbere na mbere rero mbanje kugusaba imbabazi bitewe n'uburyo nakwamagaye cyane. Nari mfite ikibazo kinkomereye ko wari watubwiye ko ugomba kujya tuba hafi ukatubera musaza wacu twagira ikibazo twaba twakwitabaza. Umushuti wanjye rero Roza ni nabonye yasubiye muri bya bintu bimwe byo kunywa inzoga yongeye kuba yakiyahuza inzoga buri kanya inzoga. Navuga ati ni wowe waza ukadufasha. Kubera yuko twebwe umuryango wacu uba mu cyaro nta muntu uri hafi aha nyine wadufasha uretse wowe nyine. Ubwo nyine sinzi nyine wo kubitekereza. Roza. Are you okay? Roza. Yego psychologically wahuye n'ikibazo. Ariko inzira uri gukoresha ushaka kwikura muri icyo kibazo niyo mbi cyane kurushaho. Hari ubundi buryo wakoresha. Reba nk'uburyo bwiza waratangiye bwo gukora siporo. N'ubwa mbere. Hari n'ubundi bwinshi bwiza wakoresha biruta kuba wakwishora muri biriya by'ubusinzi n'ibyo bwenge. Inama yanjye ni iyo. Ukaganira n'inshuti yawe cyane birafasha kuruta uko wajya kunywa amayoga, sibyo? Ukunyumva? Roza, inama kabiri naguha ni relaxing. Uruhuke muri wowe. Bizafasha n'ubwenge bwawe kuba watekereza neza inzira wacamo ukemura ibyo bibazo. Uko kurelaxing ndi kukubwira birajyana na meditation. Witekerezeho muri wowe nibwo wabona ibisubizo byiza birenze ibyo bintu uri kujyamo. Hari indi nama. Hari inama ya gatanu. Ugomba gukora siporo nk'uko wabitangiye. Ukaganira n'inshuti. Ukeneye kujya gusenga. Sibyo? Ni ahantu heza ho kuba waruhukira. Kuko uri imbere y'ubwiza bw'Imana. Inshuti zawe ukaziha umwanya uhagije. Mukaganira. Kandi ndabizi ko ari ahangaha mushuti wawe. Icyo wamubwira cyose yacyumva.
sibyo Roza? urakoze ku nama nziza umugiriye kandi Imana igihora kuba umugisha. Okay, Roza, mbona gato mubwire iminota 2 gusa. ariko Kevin uri muzima cyangwa hari ikibazo ujya ugira mu mutwe wawe Ukandi rwandakariye. none si wifata ukambeshyira ngo inzoga ngo Kevin Mani hanga ntabwo bizi koko ibyanjye nyine subizi. Kata mfite ntabwo zizi ko kateza arizo zose wagira zaguha uburenganzira bwo gutuma umbeshyira. Roza ihangane nakubeshye ndabizi musabye n'imbabazi ariko nanjye nayandi mahitamo nari mfite. Kevin ndashaka kukwiyama cyanjye nenye ko ujye kuguteza uramugabo nakubashye amambere urumva ibintu byose wamubwiraga kuri njyewe ntabwo uzi ko nahindutse nese nta bundi buryo ushobora kwereka umuntu ko wamukunze utitwaje njyewe ubuhe buryo nyine ndashaka Kevin urambabaje ku buryo ugenda kwirirwa umbeshyira nakumbishije Kevin numvaga nabivuga urambabaje njye narahindutse sinywa inzoga sinyijya mu bintu biba ariko uwo urifatura cyabigarura. Roza byabaye byanagenda nagusabye imbabazi nakuye ko nabundi buryo nari mfite ihangane pe aho kuri kamusabe serivisi nyine. Kevin iki kintu kineye kunsaba nyuma y'amatesha umaze gukora nyuma yo kumbeshyira iki kintu kineye akoza gereka gukomeza ibintu. Reka nkubwize ukuri Kevin byambabaje kuva waba inshuti yanjye wambabaje. Ese si ubwa mbere mubeshye Kevin kunkorera serivisi imwe yonyine kugukorera serivisi urabizi ni inshuti yawe nta kintu wansaba ngo ngikwime ariko utarengejeho kujya kunteranya kumbeshyera noneho ampurisi ibintu nahinduye nyine byarangiye kandi tunabyiborera nasabye imbabazi byabaye. Umva rero serivisi nshaka kugusaba kagahungu kari mu rugo bikajya nigatekere karye nawe ujye umujijisha nyine umuganize nibiba ngombwa nyine kujya mumubwire azagufashe guteka ntabwo ndi butinda kugira ngo najya gutaha muherekeze usikuseko. Kevin ubundi wamishe kamwe ubundi urashaka kari agahungu urashaka uyu mugabo ushaka iki muri byose ese kari agahungu kubizinda gakunda njyewe ubundi urashaka iki uriya muhungu kubizigenda mukunda cyangwa mba nkurikiye uduceri duke n'aduke abafite. Ako Kevin ushobora kwizera yuko ushobora nawe gukora ukibeshaho udakurikiye amafaranga y'abahungu gusa ibyo ngibyo uzabibamo kugeza ryari. Ibyo rero mbwira niba ibyo ngusabye bimure nshaka kuza guherekeza uramu. Ndabitekerezaho ndagufasha ibyo nshoboye. Ngize amahirwe muraje. Rugo dutinze se? Nari nababuze ngo mbasezere nashaka kwikoza mu rugo nkafata ibya saa sita ubundi ngasubira mu kazi. Nuse ko wihuse cyane. Akiri kwirukasa. Nagari cyane ndiko. Nyine nkora ahubwo nari nkuzaniye. Rose yarambwiye ati bitewe n'inama wamugiriye nziza yifuzaga ko yagutekera ibya saa sita tugasangira. Wow. Rose, sibyo? Iyi sibyo? Hari ikibazo se? Ikibazo ndabitegereza kubera icyubahiro mugomba ndabitegereza. Okay. None njye hari ahantu ngiye imbere hano gato gusa ntabwo nyine nenda. Muwe muganira nyine ubushatse wagira no kumfasha mu gikorere. Mukaba munaganira. Sawa ntabwo nida ndaje sibyo? Roza sibyo? Kanyane n'intebe yanjye ibaha akanya. Madabiti
banyita Cynthia umukobwa w'umugoyikazi ku Ruzini iyo ngiye Gisenyi mu murenge wa Terimbere urabizi nubatse izina muri Rusisiro hose baranzi umugabo wawe amaze amezi 3 aza kunywera iwanjye atanyishyura twavuganye ko nibigera 28 yitariki nyine turimo turareba naho nge nawe ataranyishyura twavuganye ko nzaza nkatwara ibintu byo mu nzu yanyu byose ariko kubera ko ngewe ndi umunyamutima mwiza nayifunze dore ngize imfunguzo ndazijyanye kugeza igihe muzabonera amafaranga mukaza mukanyishyura uranyumva neza kuzamura amaso nk'umutubo mbese byagenze gute kandi byagenze gute uyo bamafite umugabo wawe umva rero madamu reka nkubwire nutigisha umugabo wawe ngiye nzakwigisha umuhisomo niba byarakunaniye cyangwa muzaze mbibakorere mbibereke neza uri muranyumva neza ngusobanurira iki ushatse kuvuga ko ibyo navuze byose utabyumvishe ese ufashe umwanzuro wo gufunga inzu utabanje no kumbaza nkwereka amasezerano twasezeranye ko tariki 28 z'ukwa munane nizigera ataranyishyura nzaza nkasori ibintu byo mu nzu nibyo bikunezeza byose mana nyagasani ntago nari nkuzi pe ariko mbabarira urafunga inzu urabona twabahehe koko use tuzajya turara muri iki gikona ntago uri kubibona koko ninde uri muratera imbabazi ngende nyuko umva imbabazi ziba kwa muganga nge nta muntu ufitiye ndi kureba iterambere ryanjye uranyumva neza nge ntago nakubwiye ngo umukene twakoze muri hehe mana nyirimo basi wambabariye ese ubundi ubwo ku buryo ujya kwifata ugafunga inzu z'abantu agufite amafaranga angahe se basi nyine nawe ibaza umuntu maze amezi 3 yose anywa atishyura kandi none yigitangaje ntago yanywaga wenyine buri muntu wese yaramugurira agafata ndishyura fata ndishyura agataha yasinze suza ukuntu umugabo wawe anywa nahise ubwo wese wabigizemo uruhare wamuhaga amafaranga atakwishyuye mbere kube wamuhaga inzoga atakwishyuye mbere kube ntago mufite ingwate ntago mufite ibintu naza ngafata mukazanyishyura mana nyirijuru wambabariye koko kuki utari kunyumva hari ikintu utabona ubundi se wowe umuntu urinda kujya kumuha inzoga zingana gutyo ubamva amafaranga ari buyakure he kubizwa kwishyura nabi nshimye kubizi ewe ariko mada urabiyoye ko umugabo wawe agira amafaranga mbere uretse ibingibi byaje byo kunyambura agira sinzi imizimu yabateye mbere yananyishyuraga neza ko nabaga nzi ko ndamuhereza inzoga akazanyishyura ntabwo nari kuzimwima ko yari umukiriya amezi 3 mwihanganiye amezi 3 bigenze gute se basi mbabare dufungurira inzu tubona aho kurara nase turara muri iki gikoni hanze ndaje tuvugane sohotse hanze nyine gira impuhwe nk'umuntu w'umubyeyi ushabana iki gikoni twakiraramo ndakubwiye aho murara ibyo ngibyo ngiye ntago bindeba buri wese akurura yishyira ngende iby'inyungu zanjye urumva wowe ntago ndi ubundi umuntu ungana nawe agira gutya atabona amafaranga yo kwishyura gute ese kufite amafaranga murera amaboko murera amafaranga ndimo uzigo nayabara yarazaga mu kabari wabonye fata icupa afite amafaranga ngahe ubu urumva nayamenya yaranyweye pe nawe uzi ukuntu umugabo wawe anywa basi reka tubivugane neza ukoze neza nk'umuntu mukuru w'umubyeyi nawe urabizi ngenganye icyiciro nawe ku buryo mvuga nca bugufi imbere yawe nyubaha uce bugufi umbwira uburyo ndabona amafaranga uri no kuninza nkeneye kugenda kandi nutayamiza imfunguzo ndazijyanye uri kuzibona nyemerera nkwishyire mu bice sibyo oya ntabwo biba mu bice nkeneye kuyaranguza ayo magambo uri kumbwira ntabwo ndi kuyumva wintera imbabazi mada wintera imbabazi ariko basi girimo umva imwe nizabikira Mariya nyiri impuhwe ahubwo umva rero madamu ahubwo nkubwire wakagore we gapima ibiro nyibyo nkuko iriya nzu ngiye kujya nyifunga nsanga wayifunguye nongera nyifunguye ubu ngubu ngiye kugushyiraho maneko ikoneka ibihe byose kandi ubu ngubu ndagiye umukobwa w'umugoyikazi se wanyumvishije watwaye koko urarujyanye ariko mana koko akomana ubuzima buzarangira ryari koko wamana mana koko wanciriye inzira nanjye ugahindura umugabo wanjye nanjye nkajya mbaho nsetse nishimye nk'abandi kuko mana yo mu ijuru merci menya guteka ari ibintu byawe kuko mbaye ibiryo byawe biryoshye cyane cyane agari wabitetse oya ni njyewe guteka ni ibintu ushoboye ya
ndagerageza nawe ntabwo mbizi cyane ariko ndagerageza sure njye nkurikije uburyo ibiryo byari bimeze akajuice wamaye imbere kari akajuice wamaye na ubundi nakiki nagakoze muri beterave mu macunga n'ibinyomoro uri umunyabwenge buriya uzi ko beterave yonyine ubundi yongera amaraso iyo yivanze n'ibinyomoro rero oh my god n'ahandi nyine ubona umuntu yishimiye ibyo yanyweye cyangwa ibyo yahawe ntabwo ari juice yonyine ariko uburyo utegura ibintu byawe yaba icyo kurya yaba icyo kunywa wagira ngo wize ibintu bya hospitality murakoze inkeri ibyo bintu rwose wiberamo si ikibazo uragize ahubwo ni kimwe ko nariye njyenyine nta kibazo njye negereje mushiti wanjye ndaza gusangira nawe ariko ntabwo ari byiza ko ushobora kwakira umuntu ukamuha icyo kurya ukamuha icyo kunywa ariko ugasanga wowe wigize nk'aho bitakureba meze neza nta kibazo wayo wansobanura impamvu cyangwa nawe uzane ibiryo urye nanakureba uri no kurya meze neza nta kibazo gusa aya masaha ubundi niyo masaha yo kurya yego ni hahandi wumva ngo umuntu ngo ntagarira kuri discipline cyangwa ngo arya nabi nibyo biba bishatse kuvuga ko yari amasaha yarenze cyangwa arya atabyitayeho nakubwiye ngo meze neza gendira n'amasandira ndabizi okay ntacyo bitwaye n'icyo umushuti wawe harya atuye hano hafi atuye hano hirya gatoya ese ko utamuhamagaye ngo aze munasangire hari utuntu arimo araza kuza mu kanya ese wari ubizi ko kurya amasaha yarenze bigira ingaruka ku gifu ndabizi rero mu gihe numva ameze neza ubikora nkana nta mpamvu siporo se uracyazikora cyangwa warahagaritse ndazikora biragaragara zarakuyobotse nazo murakoze ariko mutuye ahantu heza murakoze mutuye ahantu heza kabisa ndabona usa nk'uvuze cyane rero ngereka nsubire mu kazi ubu sinakwirwa njye no mu rugo ibya saa sita urabimaye pe kandi nabishimye so nakwisubira mu kazi rero wenda nshobora kugaruka cyangwa nkazaza n'undi munsi sawa murakoze siwongere kunkozaho izo ntoki ikibazo ngiye imbavu ziri kuwunijya ayi akone nakubwiye ngo iki siwongere kunkozaho izo ntoki na rimwe sinongere ko niba ushaka ko ntazica
urabona ukuntu ari kunkora nkora hiki nizishake zivunike nizishake zibyimbe nizishake nushaka ubyimbagana umubiri wose nta n'isoni gari nimbeho n'akantu kukwiyorosa njye wamaye akundi wa mugabo ubundi uba wumva wuzuye mu mutwe wawe nushaka ubyimba imbavu kuva ku mbavu kumanuka kugera ku ntuza n'imbere n'amara arimo indana byimbe nashaka turike ubanze ubundi uziga kwitwara nk'umugabo ryari ahubwo ibyize no kwirirwa no kurara nk'abakabo iki ibyo wakoze ntabwo ubone ibisubizo byabo ryamaho ngaho barenze kujya kudusohora mu nzu yacu bakanda kwikingira natari kubera wowe nabyimbye nushaka uturike ariko ndi kubaba yo ay hani winsakuriza nisinzirire mu gitondo ndazinduka none se uryamye ahangaha ndyamye wakumva umeze gute urumva ibi bintu wowe ari byo komeza uryoherwe nabyo nibyo wahisemo use wambabariye basi sheri wambabariye waretse banza umbwire ko utazongera erega n'ubundi ntabwo nzongera ntabwo uri kubabara ngo warembye uri gupfa uri kugira gute vayo uryame hano ariko ubimenye neza ko ndashaka uburyo biri bukemukemo utazongera kubona nkugira imbabazi na rimwe vayo se nose ko akaboko kanavunitse wowe vayo uryame hano ryama hano ryama neza vuba ukaryama Ariye yagiye atese nase wagira ngo mbigenze gute nari kumubuza kugenda ese two twavuganye ngo iki yamaze kurya ahita agenda nose ukabuza ibintu muganiriza ku buryo mutari kunegerezaho gato urumva nari kuganira iki nawe waba uruganira iki nawe reka nkubwize ukuri ntago nari kumufata ngo muzirikire hano aho wari wagiye wagiye uratinda wagira ngo ngiye mbikoreho iki si uko ko ndatinze wavuye hano sangaye ubu ngubu turi sangaye ibaze ko nari ndi gukora icyo muravana vuba ngo nzingire ngo ntingambire wagiye muri turiya duhungu twawe ubwo niko kari gakufitiye akamaro rero ngiye ntacyo nari mfite cyo kuganira nawe turiya duhungu se shiri wanjye iriya mbogo nakubwiye ngo ntabwo nari kumuzirikira ahangaha kandi nizere ko wanyumvise ntabwo ushaka birambabaje ngareba nk'ibintu twe twaganiriye ejo byose nyine urabyishe nose wagira ngo ngiye mbigenze gute teye ngiye ntabwo ndi wowe nakubwiye wagiye uratinda wigira mu duhungu twawe uduhungu cyazereka mubwiza ukuri sibyo nk'iriya mbobo yirirwa umbwira ngo irankunda ndaje nkwereke ndaje muhagurukire kiriya se ni igiki ubwo urabona na mana we njye nta kintu nari mfite cyo kubwira uriya muntu rero kandi mbabarire shama kundi nyine ako shamani gusa birambabaje tu ubwo karahise ngakatira ahita nza niruka nkavuga ati nsange sheri wanjye nubwo nyine atarabasheri wanjye wamishikama Yes, honey. cyane ni mashini so nagiye rero mubwire ko dusohotse na byasere wawe
tugiye kujya out hari utuntu tugiye kureba gatoya turagaruka nkuko tubitindeho sibyo sheri ese sheri no uri kunsaba uruhushya cyangwa kumenyesha buri munsi commentaire mbi wajya ugerageza ukaba umuntu ugahita uvuga ngo nta kibazo ngiye yo nta kibazo ariko se bebe urutsabye uruhushya cyangwa kumenyesha bebe ikibazo cy'ubundi kiri njyanye na sister wanjye tugomba kujya kumutembereza rega bebe ikibazo ni iki buri munsi uratera commentaire itari nziza reka njyane undi mwana rega sheri ikibazo ntabwo ari ukugiye ahubwo abakobwa hari ikintu mwibeshye cyane mutekereza ko iyo muvuye ku babyeyi aho mwabaga muba mugiye kwigenga ariko murishuka cyane kuko disipurine wakuranye kuva ukiri umwana nk'uko utavaga iwanyu udasabye uruhushya yaba ugiye muri petisiyo za korali yaba aho waba ugiye hose wagombaga kumenyesha ababyeyi sheri niba nuko Imana guhereje numvaga nshaka kubikubwira kwa kundi umuntu apanga gahunda ibintu byose akabyibagirwa kandi n'ubundi ejo nta bitaniye n'uyu munsi ihangane sibyo sheri n'ubundi ndabikubwiye niba bari kuvuga yego ni yego n'ubundi sibyo sheri uzi n'ikindi naho sheri wajya ureka izo drama katari sawa bibireka ibyo bintu ariko uze kugenda tukagaruka ibyo urumva ari ibintu bya danje ntabwo ibyo ngibyo aribyo nanze icyo nanze ni disipurine yawe yamanutse bitewe n'uko wowe witwaye uko ushaka ibuka mu myaka yatambutse ibuka uko wabagaho ibuka iyo twajyaga guhura ukuntu wabanzaga kumbwira ngo urasaba uruhushya wajya guza kundira utasabye uruhushya hari abantu bajya guca utasabye uruhushya ese byakugendekeye gute ni iki cyabiteye kugira ngo uhinduke bingana gutyo ko atari uko wari usanzwe umeze mbizi ukuri icyambere ni uko ndi bugende nkataha nubwo nkubwiye ko ndi butindeho ariko ndagaruka nabunze ko ndi burareyo sibyo bebe ndataha ntabwo ndi burareyo kandi kumva nta mpamvu yari ifatika yatuma kera narabuze nanjye ubundi mu kigo cy'ababyeyi banjye kandi yewe nta n'ibintu byinshi ndagiye ariko ntusigaye ufata ibyemezo hano usigaye usuzugura bikabije pe ku buryo atari ngombwa kumenyesha ahubwo gahunda zawe uzipangira hari ikintu kimwe rero ngomba kukwibutsa njye mpagarariye famiye njye uhagarariye urugo igihe cyose kuva nagukura kwa mama wawe wa munsi urabyibuka ubu ngubu ni njyewe uhagarariye umuryango ese ibyo bintu ujya ubitekereza ndabizi bebe nta byadanje nta nako nanjye ntabwo ndurinja ku buryo uri buze kujya unyobora gutyo uko wiboneye ndabyumva ndakubaha uri n'umukuru w'umuryango nawe urabizi kuri we ariko bebe wikabye mva mubwire shiri ntabwo ndi umwana ku buryo uzajya umbwira ngo cahaca yes of course ndi umugore narashatse ariko nanone ntabwo tukiri muri bya binyejana byo mu bukoroni uri kumva njye nawe twashakanye ntabwo ariwe waje kuvuga ngo ugiye kuzana umukozi njye ubundi ari kwa muganga njye ndi umukozi ndi umugore ese sheri ubona ari ubukoroni yes ni ubukoroni ibyo ni ukumbwira ngo navuye imbere ngo kwa mama ngo nzana ngo nyine bivuze ko nari nyiri umwana hano nanjye nagezemo amahitamo yanjye kuko iyo tudahitanamo njye nawe ntabwo tuba twarabanye so rero wintwaza gutyo nyamara ariko impamvu yo kukubwira ibi byose ni ukugira ngo nkwibutse icyaha kinyabupfura wakoranye yes ndabizi ariko wikabya kandi anyway mva mubwire ikindi kintu ndakuze nzi kwifatira imyanzuro kuko naho hose njya ntabwo uzi ukuntu ufata akaboko so rero niba wowe ubwawe wumva ko tutagomba kwicara nk'umugore n'umugabo ngo twige ku kibazo njye nawe twadufitanye cyangwa ubundi siko genda ricara ngo uze ntujye ku kazi ibintu ni bibiri niba ndi umugabo wawe wibeshye uve hano niba kandi hari umugabo wawe noneho ushingura ibirenge hano ugende